umuntu uzano kampani akaza afite aba mundisho ndagiye gipira ndaguteye gipira ndaguteye bohombo kandi ko abanyarwanda bavuga bohombo sha mubire ndamukomeje nigumira i Kigali buryo iwanyu ni iwanyu uramutse umwe inzoga no Kampala rero sume yanjye ntago azataha oyas hano Kampala ariko rero nakomeje kumva ngo hari n'abantu bahamaze iminsi neza gutaha byananiye ibyo ngenda kubwiza ukuri njye hari abajama nzi noneho bamaze imyaka 20 n'ingahe 20 n'ingahe wallahi badataha batari bataha ndagusuje kandi ngwaye ikaze ukurikiye n'ubundi nk'ibisanzwe nari nababwiye ko ngomba kubatembereza no mujyi wa Kampala nkabatembereza ahantu henshi na henshi nandetse ngabereka no kuri Trinity rega hano abanyarwanda bahagararira kugira ngo batange noneho gutarasa mu mujyi neza fresh bawumva fresh. So ubu ngubu nkaba nahageze gusa hari umujene twahuriye we rero sasa ni umujene uhamaze igihe gitoya, ni umujene ugiye kudubita situation y'ubuzima bwa hano muri Kampala kuko abantu benshi namaze kumva yuko abantu benshi baza bahitura bakaza bahitura batazi badafite ubazanye batazi ngo bagiye gukora iki. Mbega hano ngo hari uturimo tw'amaboko duciriritse tw'abantu bahita birukiramo ibintu ni hatari. Gusa muraza kwihanganira amajwi muri bugende mwumva y'imodoka kuko turi kuri Trinity nk'ibisanzwe. Nkuko nabibabwiye rero banze ukore subscribe gusa ikintu muraza ko twihanganira ano majwi agenda anyuramo y'amamodoka kenshi na kenshi. Turi ku muhanda, turi ku kinyubako kiri ku muhanda cyadanje, ni ahantu hameze neza, ni ahantu heza. Urabona yuko imico ahangaha iyo urebye hameze nko mu Rwanda, ariko iyo ugeze ahandi ni hatari bya bindi bita kasamutwe kuri ino mihanda. So twahaje rero twahahuriye n'umusore w'umujene umaze igihe hano gitoya ariko arahazi byibuze muri make. Yabanje kutubwira yuko hano hirya duhagaze hirya aho gatoya ari kuri yAGO, hano ni kuri Trinity ho turabizi, munsi y'ino nzu duhagaze niho hari volcano. So twagiye musore bimeze biti fresh. Hari amazina ya harya witwa nde? Nje nitwa Shimwe Ivan bro. Shimwe Ivan aka Shivani aka washyizeho na aka ubundi igeze ahantu ukabona yuko bitangiye kugira na twa nickname turaza Kampala rayifashe uyigize yawe Kampala biza gake bro. Ndabona uri kwinywera agasoda yaragafashe ku muhanda ibintu byarakebye. Uramutse umwe inzoga hano Kampala rero sume yanjye ntago hazataha. Oyas hano Kampala ariko rero nakomeje kumva ngo hari n'abantu bahamaze iminsi neza gutaha byananiye ibyo ngenda kubwiza ukuri njye hari abajama nzi noneho bamaze imyaka 20 n'ingahe 20 n'ingahe wallahi badataha batari bataha. Umuntu agira imyaka 24 atarataha mu Rwanda byagenze bite? Bro, umuntu agira imyaka 20 atarataha mu Rwanda bitewe na life y'inaha irakomeye. Irakomeye kandi mbona ibintu babyoroheje ku muhanda ntari ibintu byose birakorerwa. Barababeshya man barababeshya. Uzi yuko umuntu azakubwira ngo Kampala gukora ngo business ngakajyanaga amafaranga nuko yoro nawe azizira rebe. Ese ubwo niyo umuntu amara imyaka 24 atarataha mu Rwanda. Mani bite hano haba ibintu bikonsoma amafaranga hano ipari bashiki bacu nimba yigize kubabonaho bashiki bacu bari yakonsoma amafaranga barakonsoma byadanje nibo batumye mudataha. Hano haba waragi kanyanga yina yituma umuntu adataha. Urumva ibaze ko umuntu ashobora no kubura naha kuryama nijoro, muragenda mukayinywa mukamera nka babandi banywaga imbutabuta ababire binabanywa inzoga banywa kanyanga nabo ngabo ureba abantu bose bari bagitembera hano mu muhanda bose ni ukubona bagenda
urabyumva n'ubundi ni ibisanzwe nta cyaro kiruta ikindi n'ubundi ubuzima buracyagoranye banyarwandakazi dukura amaboko mu mufuka n'ubundi ubuzima buracyagoranye ushobora gusimbuka ukaza inaha n'ubundi bikanga wajyayo bikanga ariko n'ubundi wakuye amaboko mu mufuka akagerageza gukora ibintu wenda bishobora kugenda neza ubwo inaha iyo uhareba ni iki kihagenda ushobora gukora iki kugira ngo ibintu bigende neza mani bizinesi nayo yose wakora yose iragenda ariko igenda yifite mu bwonko ubwo n'ubundi n'ubwenge hose bisaba ubwenge wanjye kuko ikintu cyanga kurya ni amafaranga, kuryama ni amafaranga, koga ni amafaranga, kwisiga ni amafaranga, kunya ni amafaranga. Hano buri kintu cyose ni iseni, buri kintu cyose wagerageza seni. Wenda mu Rwanda kuntu twakize umuntu agira akaboro hariya nka toilette hariya washaka kujya kwiherera ukajyayo. Hanga toilette ni amafaranga, koga ni amafaranga, kwambara ni amafaranga, kurya ni amafaranga, kunywa ni amafaranga, iyo ushaka na mushiki wacu ni amafaranga. Ni ukuvuga ngo inaha nta kintu na kimwe wagerageza n'iki na kimwe utabonye ayo mafaranga utayishyuye nta kintu wagerageza, nta kintu gishoboke. Niyo mpamvu uzasanga ababyeyi baryamye ku muhanda hano, nimba warabibonye uzasanga hano abantu benshi baryama ku muhanda, yaba umugore yaba umusaza yaba umuki. Muri kubw'izo mpamvu nijoro naraye ntembereye mu mujyi naraye mpatembereye nsanga hari abantu b'ubwoko bwose, ingeri nyinshi. Hari n'abona deja bafite n'amafaranga, nsanga umumotari aryamye kuri moto ye, kandi ibaze moto ya miliyoni zingahe ukayiryamaho ugakesha. Hari n'abandi bacuruza bakaryama mu bicuruzwa byabo ku muhanda bagakesha. Noneho hakaba n'abandi bantu birarira ku muhanda biri aho ngaho. Ibi bintu wabyita ngo iki? Nuguhasoringa mani, nuguhasoringa uryama gusa yagize ikintu cyiza kikakugirira nabi. Hano hari umudendezo, uraryama ku muhanda ugakesha. Kereka iyo ugize umwaka ugakubita n'abajama bitwa abayaye hano zamayibobo zina kuko n'umupolisi ahanga kwiyenzaho byadanje. Hano nta muntu woroshye, ikintu cyanga cyose, yaba umupolisi yaba umuyaye bose baba bakeneye iseni, agafaranga bro. Niko gakora umupolisi araza akakureba gutya akatagufata mu mashini. Nese ubu urebye nk'ako ka business wagerageje gukora ukabona inaha bimo biraza gake gake. Mu Rwanda wagerageza ukabona birakunda, cyangwa inaha nuko aba abantu benshi cyane? Mu Rwanda ntabwo byakunda mani. Ari byo ngibyo najya mu Rwanda nkabikora, ariko dore impamvu inaha bikunda. Hano haba homeless benshi. Hano abantu bahangaha baragora kuko hari abantu benshi, ubwoko bwinshi bw'abantu benshi. Ingeri nyinshi zavuga z'ibihugu nyinshi, abenshi bari hano baba barakubiswe, benshi bibera hano. Bashaka gukora business bose bizira hano. Meruka kureba kuntuza barambwira ngo iki gihugu ngo nicyo gihugu bakora business, ngo hano muri East Africa abantu bakora business amanywa nijoro nta kuruhuka cyane. None se hano muri Uganda nanjye naje nitembera, hari utuntu ndi kugenda niyerekera abantu mu mujyi wa Kampala, mberekane hano bimeze gutya na hano bimeze gutya. Ubundi Kampala uyirebye imeze ite? Hari ahantu henshi ntaragera. Imeze turabona irusha Kigali inyubako za danje. N'umuntu uzakubwira ngo Kampala irusha Kigali mana. Uzi ko Kigali turi ku rundi rwego gute, haba muri tekinoloji, haba mu masoko, haba mu iterambere, haba mu kujijuka. Kigali ni iya mbere. Uriya musaza yubaha Kigali ni iya mbere. Ubwo rero umusaza niyubahe n'ubundi niwe wabitugejeje. Umusaza yubawe. None se we waje ute muri Kampala? Kugera hano muri Kampala wahageze ute? Byagenze bite kugira ngo wagere wisange hano hantu? Urongeye ko naje hano Kampala, naje ku itike y'umuvandimwe wanjye, ntabwo ari umuvandimwe, umushuti wanjye. Twakuriye ahantu hamwe, ahari ndamusuhuje, Fisto yubawe,
yitwa Fisto. Yitwa Fisto. Fisto wubahe kabisa. Wubahe mamen. Umujama ndamushimira byadanje. Naze kwitike. Mano twaje hanga dufite gahunda y'ukurikiye gukora ka business hano. Ka business Dufite udufaranga dukeya. Urako n'ubundi urumva yuko wewe wanakagezeho umeze neza ntari. Reka aho ngo byo byaje nyuma, business yaje nyuma yanjye. Yaje nyuma. Byagenze bite kugira ngo ugere kuri business? Man nje naje hanga mitani sanga ubuzima bwanga buragoye. Ni amafaranga twazanya baragiye. Abarashize. Murayariye? Ntabwo twayariye. Twishimiye twumvaga yuko inzu yanga kwibona byoroshye. Kurya bihanga ibintu byoroshye. Tukimara gukodesha inzu tayari amafaranga barashize. Tuvuga ati rero niba amafaranga ashize reka dushaka akazi. Gira amahirwe mpita mbona akazi mu Basomaliya. Kigengewe narakoropaga. Wowe wakoropaga mu Basomaliya? Nakoropaga mu Basomaliya muri restaurant z'Abasomali. Kwa Shwara. Uwo mumama rwose ni Umusomaliya akazi mwiza, Imana imuhe icyubahiro nawe. Abo by the way nabonye inaha ikintu bita Umusomaliya arahari. Hano hari umuntu bita Umusomaliya mwinshi pe. Umusomaliya we ni mwinshi. Arahari byadanje. Ariko ntabwo ari Umusomaliya wenyine. Abakongomani barahari, abanyarwanda barahari, Tanzania, ingeri zose. Ni ingeri zose. So reka noneho dusa nk'abakubita mu ncamake, tuzakorana ikiganiro kirambuye. Reka dukubite incamake, abantu nibabishima fresh tuzakorana ikiganiro noneho kirambuye cya haso ya Kampala. Ubundi abantu bahasoringa bate kuba muri no Kampala. Ubundi wabwira iki nk'umwana uri gutekereza kuza Kampala, umuntu uri gushaka kuza Kampala? Reka dutange udafite itike, ushaka kuza muri ubwo buryo wajemo, nuza nta kazi ahafite, wamubwira iki? Reka dutangire kuza nta kazi afite hano hantu. Umuntu uza hano Kampala nta kazi afite. Abo ndisho ndagiye. Gipira ndaguteye. Gipira ndaguteye. Bohombo kandi ko abanyarwanda bavuga. Bohombo. Sha mubire ndamukomeje. Niyigumira i Kigali. Burya iwanyu ni iwanyu. Wanyu ni iwanyu, wa mugana amahanga. Amahanga arahanda bro. Uzi yuko uzanga nta kintu ufite, nta muvandimwe usanze, nta nshuti usanze, nta kintu cyo gukora ngo bizagenda neza. Bro iba wipowe. Ubuzima bwanga ni danje. Harotse umuntu uzakubwira ngo Kampala ngo ni umunye. Ariko rwose abikura he? Okay. Reka ako gaho dukate. Noneho umuntu ushaka kuza kwitikira mugenzi we, urumva nta hepfo nta ruguru afite, uwo ngo wamubwira iki? Arashaka kunyigana se? Nihingira ibijumba mu cyaro. Nahinga ibijumba mu cyaro mane. Iyo zagwabaje agenda aragira inka ziwabo, azahirira ihene ziwabo n'ingurube yorore ugakureho muri make. Akureho. Kampala ntago ari ugukina mane. Kampala ntago ari no gukinira. So nk'ibisanzwe mwari mukurikiye Ninde TV, tuzaye tugenda tubagezaho step by step haso ya Kampala. Ubu tugiye kujya tuba dusezera. Icyo nabwira abantu bakure mu mutwe ahantu isi turi kwerekeza. Bro iragoye. Mukure mu mutwe man, cyane ndashishikariza urubyiruko, abasore cyane n'inkumi. Yego. Baramutse bijanditse mu bintu bibera hano Kampala. Uburaya waragiye Uburaya na waragiye biteye imbere nta cyane. Biteye imbere niyo mpamvu uzasanga umuntu nyine ya myaka akikomeza gukowa hano. Ako ubundi Kampala kuva na kera n'abasaza ba kera bararirimbaga menye itarigeze yoro. Kampala ntabwo yigeze yoro. Okay, noneho twari turi kumwe na Giro na Ivan aka Isivane mamen. So tuzatubagenda tubagezaho tundi tuntu twinshi cyane. Ni Giro nk'ibisanzwe, ndashaka kubereka uno mu Rwanda, nkabereka n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye. So ciao.